Hello guys, ese ujya uhura n'ikibazo ukuntu telefone yashiramo umuriro mu buryo bwihuse cyangwa vuba? Niba ujya uhura n'icyo kibazo uno munsi nkabanje gukwereka ukuntu impamvu eshatu zishobora gutuma telefone yashiramo umuriro mu buryo bwihuse. Wowe icyo ngusaba reba ahantu handitse hasi handitse subscribe uyikande. Ngiye kukubwira impamvu eshatu zishobora gutuma telefone yashiramo umuriro mu buryo bwihuse. Impamvu ya mbere ni iyihe rero? Gukoreshereza telefoni yawe ku muriro. Niba ujya ukora ibintu byo gukoreshereza telefoni yawe ku muriro byirinde. Impamvu ya kabiri ni iyihe rero? Impamvu ya kabiri, ese ujya uhora ufunguye interineti? Niba ujya uhora ufunguye interineti yawe, ibyo nabyo byirinde. Impamvu ya gatatu rero niyo ngiye kukwereka yanyu muri bukore nayo, niba ibyo ngibyo utajya ubikora asigaye telefone yawe iramisha umuriro. Wowe icyo ngusaba reba ino video kugeza irangiye, asigaye nkwereka impamvu ukuntu wakemura. Icyo ngusaba rero dushyigikira ukandi subscribe. Ukuntu uri bubigenze rero ni ukuhe? Mbaze nakira abantu bashyashya kuri ino channel yacu ya YouTube. Niba uri mushyashya kuri numero wacu wa YouTube ukaba ugeze hano ngaho ari ubwa mbere, reba aho ngaho handitse subscribe uhakanda, asigaye tujye tubana buri munsi. Nawe wakoze subscribe kuri ino channel yacu w'agaciro. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ngaho twigisha ibintu bijyanye na telefone, cyo tugusaba no gukanda subscribe kugira ngo buri video yose dushyire ujye uyakira mu ba mbere. Mbo twatangiye rero ukuntu uri bugende urinjira muri setting ya telefoni. Abenshi murayizi, abenshi muzi kwikora. Urayifungura, ukimara kuyifungura urihita ubona ahantu handitse batiri. Aha ngaha handitse ngo batiri rabu, cyangwa na wowe ushobora gusanga handitse batiri. Urahakanda. Niba mwinshi mwagiraga ikibazo ukuntu mujya gufana fone zanyu ntiziramisha, fone zanyu zishiramo umuriro vuba, icyo kintu ngiye kukikwereka. Ukuntu uri bubigeraho cyangwa ukuntu uri bubikore ni ukuhe rero? Telefone yawe urayibona hano handitse ngo smart power saving. Urabona n'ahantu handitse ngo charging. Hano utu ngutu tubiri two hasi ndatugusobanura turangije, kuko twoho n'uturo tugufasha mu gihe uri gucaginga telefone. Ndaje ntugusobanurira kuko nyuma. Ukuntu uri bubigenze rero ni ukuhe? Urakanda hano handitse ngo smart power saving. Hano ukiyakanda urahita ubona ahantu handitse ngo battery saving. Aka kantu rebe niba kavivuye aka ngaka. Ariko hari n'ubundi buryo ushobora gushyira muri telefoni yawe bwa batiri, ku buryo batiri ubwayo nizajya igera mu saa sita za nijoro fone yawe izajya yishyiramo akadege. Ariko ubwo buryo ni bubi. Cyangwa ubundi buryo nabwo bwa kabiri, hari uburyo telefoni yawe igera kuri 90 ikaba itaharenga. Ari ubu buryo ngubu. Ubu buryo umvivuye hano ngaho fone ntiyagera ku 100, yagera kuri 90 ikaba yuzuye. Ariko ubwo buryo ni bubi. Fone yawe ugomba kugera ku 100 kugira ngo bibe byiza. Bo ukuntu uri bubigenze rero, urareba niba aka ngaka ka battery save kano ngaka kavivuye. Usubira inyuma rero, urabona hano ngaha handitse ngo should airplane mode. Ubu rero ni bwa buryo telefoni yawe yishyiramo akadege isaha zigeze. Ni uburyo nabateguriye nabwo bushaka kubafasha, ariko uburyo bwa nyabwo bwo tubusize inyuma, nabwo ndaje mbukwereke. Ubu buryo rero bumeze ate? Ubu buryo ni igihe uregera kiri automatically fone yawe mu gihe ubwayo ikajya yishyiramo akadege saa sita za nijoro cyangwa izindi saha ushaka. Niba rero ubwo buryo nabwo bwagira icyo bugufasha cyangwa ari cyo bwakongerera kuri telefoni yawe, nabwo wabukoresha cyangwa wenda bikageraho byagufasha. Ngo twasubiye inyuma rero reka tubikore twigutse kugira ngo video ntikajye iba ndende. Urakanda hano ngaha handitse ngo professional setting. Hano ngaha urakanda. Ukiyakanda uhita ubona ahantu handitse ngo lower power. Hano ngaha ngo remainder. Hano ngaha ubona n'ahantu handitse ngo screen off push block. Wowe ikintu ubone n'ahantu handitse ngo battery optimization. Hano ngaha ikintu uri bukore rero, urakanda hano hejuru. Hano hejuru urahakanda. Hano rero birajya bakubwira ngo hano ngaha urahitamo ese lower power. Hano ngaha fone yawe iragikwereka ko ishizemo umuriro igeze kuri kangahe. Ushobora gutora 15, ushobora gutora 5, byose ni amahitamo yawe. Urabihitamo bitewe n'amahitamo yawe. Ubundi buntu uri bubigenze rero ni ubuhe buryo? Urareba hano ngaha handitse ngo battery optimization. Hano urahakanda. Ukiyakanda bahita bakuzana hano ngaha. Ngiye kubasha kugusobanurira iki kintu kurya abantu bifite ikibazo cya battery batazongera kukimbaza, tukivaho burundu ntituzongere kukigarukaho. Niba ari wenshi wagiraga izo mbogamizi cyangwa wagihuraga n'icyo kibazo, ngiye kukigukiza. Uhoraga wabuze umuriro, wahoraga fone yawe ishyiramo umuriro byihuse.
niba ariyo mbogamizi ndakeka iyo mbogamizi igiye gushira. Urareba hano ngaha handitse ngo battery usage hano, numara kureba hano ngaha kuri battery usage urabona ibintu bikurya umuriro. Ese uruzi ibintu bikurya umuriro? Dore ibintu bikurya umuriro, nawe urareba mu bintu bikurya umuriro hano ngaha, numara kubireba kubihitamo uraza ukande hano hejuru full, ahanga uhita ukanda hano bakwereke n'ibindi bindi bishobora kuba bikurya umuriro byose. Numara kubireba gutya, ikintu uri bukore cya nyuma iki ngiki kugira ngo phone yawe iramishe. Iki kintu ubundi sinakabaye nkikweretse kuko abenshi ntabwo iki kintu bakizi. Urasubira inyuma uzi hano ngaho umanuka ahantu handitse hasi, ahandi handitse ngo system, hano handitse ngo system hano urahita uza. Numara kuza hano handitse system urabona ahantu handitse ngo receipt option, urabona ahantu handitse ngo receipt celebration, ahanga urahita ukanda reset permanently. Hano rero wakibaza ngo nukugira ute? Hano ngaha ubufashe ni nko kubukinga telefone bushyashya, ntago ibintu byari biriho bigenda, ahubwo ikintu kibaho cyangwa ikintu kigira ni bya bintu byari byarafashije bikafata telefoni yawe bikayifata. Ubundi ino video nzayikoraho neza ndi kubabwira impamvu telefoni zanyu zigenda gake. Ahangaha ino video niho nzayikorera yose, nkayigukorera ikarangira, iyo video ugataha unyuzwe, ukagenda unyuzwe. Niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ndagusaba ngo ukande subscribe, ufungure inzogera tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, murakoze cyane.